no mu gicucu cy'urupfu kabisa. Abantu bamwe bazi ko kuzuka ari ukuva mu gitaka, twe dufite ubuhamya bwo kuzuka kuko impfu ziratandukanye ariko icyica ni urupfu. None hari n'abatuyeyo batabizi ko bibera mu rupfu hasigaye kukurenza n'itaka. Niwabona igicucu cy'imodoka nta modoka, niwabona igicucu cy'igiti hanyuma rero niba abantu bari mu gicucu cy'urupfu n'urupfu rurahari, ni ukuvuga ngo rwinyeganyeje inkokora rwihindukije umugeri aho rero niho twari turi. Imana iratuzahura idukurayo, none twabaye abantu b'abagabo. Urahagarara ukabura uko wambara ishati. Abantu bazi yaba bari bube babikurikiye cyangwa se namwe murasanga muyazi. Umurongo wa 78 uravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. 79 haravuga ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen. Ntabwo ngiye kwigisha ngo abantu bategereze ngo ngiye kubaha ubusobanuro ngo burenze ubwo bazi. Abona aya magambo iyo yasomye uhita wumva binarangiye. Ni amagambo usoma ukumva ukuyemo ibyo ugomba gukuramo utarirwa wumva ibindi. Ariko nanone ntabwo nagendera, ndashaka kuza kuvuga kuri iri jambo ryitwa igicucu cy'urupfu. Igicucu cy'urupfu, abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu kabisa. Ubundi umuntu avuze urupfu abantu bose barabizi ko ari urupfu rurica, nta mpuhwe nta mbabazi. Mperutse kumva umuntu yavuze amagambo menshi ariko ashyiramo akantu, aravuga ngo ni umunzani utiba. Ni umunzani utiba. Niriwe nseka umunsi we yaravuze ati ngewe nkunda umunzani utiba. None ntekereza umunzani utiba bitanjya mu rwego rw'iminzani nyine nanjye se n'uw'isahani, n'uriya munini w'amabuye, n'uw'urushinge, ni kamwe k'ururimi. Ntangira kuvuga ati umunzani utiba, ngiye kubona baravuze ngo umunzani utiba ni urupfu. Ese umunzani utabeshya, umunzani utabera arabivuga mu buryo bivuzemo byari nka brag, ariko nkuramo icyanjye ntangira gutekereza avuga ati abakire ruratwara, abashaje ruratwara, ni umunzani utiba. Niko nawize. Ariko jya urupfu nenda kuvuga ni impfu burani nyinshi. Hariho urupfu rwo gupfa bikarangira bagashyingura, hakabaho n'urupfu bavuga ngo ni urwo gupfa uhagaze. Jero nasanze urwo gupfa uhagaze ari rubi. Naba n'urukwishe bikarangira, ariko gupfa ukiriho bisobanuye gupfa nabi, bisobanuye gupfa, mbese gupfa kandi ugihari. Ni nk'urupfu rukwica rugushinyagurira. Buriya ruvuze ngo inzahuge uba umeze nk'uwari warapfuye ariho, warapfuye ugenda, hanyuma kubw'imbabazi z'umutima w'Imana ifite, Imana ituzura tukiriho kugira ngo tuzabivuge. Ntabwo twari twarapfuye duhagaze. Hari abantu bari barapfuye bahagaze bagenda, ari abapfu ariko nabo imbabazi z'Imana, wa mutima w'imbabazi w'Imana uzatuma umuseke utumurikira cyangwa udutambikira, uratumurikira. Tugira amahirwe tukiriho. Hari abantu bazutse bagenda barazutse. Abantu bamwe bazi ko kuzuka ari ukuva mu gitaka, twe dufite ubuhamya bwo kuzuka tukiriho kuko twari twarapfuye twahagaze. Imana iratuzahura yo kabyumvisha. Ntabwo wahita ubyumva ariko umuhanga yabyumva. Ngo no kumurikira abicaye mu gicucu, ntabwo Bibiliya yavuze ngo abahambye. Iyo baba bahambye ubwo byari burundu, ni ukubategereza ku munsi w'umuzuko. Ariko hari abantu bari barageze mu gicucu cy'urupfu. Imana iravuga iti ndacyabashaka, mutarajya hitaka mubibwira abantu byari bimeze gute. Batajya bavuga
igicucu cyose cy'ikintu aho igicucu kiri nacyo kiba gihari. Niwabona igicucu cy'imodoka nta modoka, niwabona igicucu cy'igiti hanyuma rero niba abantu bari mu gicucu cy'urupfu n'urupfu rurahari, ni ukuvuga ngo rwinyeganyeje inkokora rwihindukije umubyeyi aho rero niho twari turi. Imana iratuzahura idukurayo, none twabaye abantu b'abagabo. Urahagarara ukabura uko wambara ishati ikubyika no kwicara n'akaro kwicara sinabumva ngo kubera yuko yazutse no kwishaka iki aho ayitereka wabibonye wabyumvise nimutse ijambo ry'umutari kwimuka. Haleluya. Haleluya makuru. Amen. Abari mu gicucu cy'urupfu nta gicucu cy'ikintu icyo kidahari, nta gicucu cy'igiti igiti kidahari, nta gicucu cy'umuntu umuntu adahari, none ngo mu gicucu cy'urupfu kandi noneho ngo wicayemo maze rero abantu bugama mu rupfu, bugama mu rupfu, mu gicucu cy'urupfu, barira mu rupfu, bategereje ko Imana yazavuga iti nimuva wawe. Noneho hari n'abatuyeyo batabizi ko bibera mu rupfu, hasigaye kurenza rita rwarabashimuse kugera ku rwego rubicaza mu gicucu cyabo, bibera mu gicucu cy'urupfu naho bari. Ariko turashima Imana, Mana ishimwe ijambo ryavuze ngo ni inzabuke, sibyo? Ubu mbese ibi ni ibintu byo kuzabuka, avuga uti sha navuyeyo niko bimeze, navuyeyo teme niyo ngiyo navuyeyo uzamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Njye rero nikundiye mu gicucu cy'urupfu, numva ariho navuye. Kuko ubanza n'ubundi umuntu abanza mu mwijima agahita ajya mu gicucu cy'urupfu, ushobora kuba uvayo utakireba ugahita uyoberayo, ntiwamenya uko bigenda, ariko hose ni habi. Ariko dushima Imana yadukuye mu gicucu cy'urupfu, tuvuga ngo navuyeyo, nimetoka kure. Haleluya. Ubuza abantu badukurikiye cyangwa bazakurikira ibi bintu bagasanga nabo babagayo, nabo bavuge ngo navuyeyo, n'abasaravayo bazavayo. Noneho ibyo bita ngo gusobanura ngo ijambo, ngo gusobanura ibyanditswe, njyewe nzi ko navuye mu gicucu, nanjye ndi ubusobanuro bugenda. Uzi kandi yaranzi, sindi bumuvuga amazina, yari umusore afite na mukuru we wari umugabo. Noneho we mukuru we ari umunyonzi, anyonga igare rya pinabara agakora abantu ku Kimisagara akabamanukana Nyabugogo ku igare rya pinabara. Ibaza icyo gihe hakiri amagare ya Kimisagara, amagare ya Kimisagara ya pinabara agenda yaza. Aba ni abana benshi. Umuntu ashobora kuvuga igicucu cy'urupfu ukagereranya bitewe n'urupfu wari gupfurwa rero, kuko impfu ziratandukanye, ariko icyica ni urupfu. Ntabwo ari igicucu, ntabwo hica igicucu, ahubwo iri mu gicucu ruba rwarakwiyegereje, ruba rugucungira hafi ruba rukubarira, ruba rukubarira rukubara. Ariko turashima Imana, rwabara rutabara nayo ifite umugambi wo kugukura bw'umutima w'imbabazi. Noneho umugabo amakazi, ubu nabaye umukozi w'umunyonzi. Njyewe umunyonzi yarankoresheje, ariwe bosi wanjye, umunyonzi unyonga igare, ariwe bosi. Noneho akanyonga igare, ariko akaza agakora na capati. Noneho capati rero amakazi ko kujya mfunyanga ifarini, nkanakaraga, nkanaziteka. Noneho yabanje kunyigisha akajya yikaragira, njyewe akanazikora neza, amanyanga ajya ashyira mu mavuta nawe. Noneho yampembaga iki? Ntabwo yampembaga capati, ntabwo yampembaga amafaranga, yampembaga agafunyango.
agafunyango nyine we yakoraga uko ashoboye bwa bufungukira yagiye atakaza bw'umufu n'ubukondo aharura ku kagati akoresha rwose bwasigaye akankoreramo agapondo nkikoreramo ihange capati aricyo gihe nkabyuka saa 9 z'ijoro mu gicuku nkajya gucana imbabura no gukaraga kugira ngo bampe agafunyango uze gukora yawe capati. noneho rero mukorera igihe kitari gito nkazijyana hakurya bita ngo ni Kamuhoza, izindi nkazijyana i Nyamirambo yarandangiye aho nzijyana n'amaguru imifungo ya capati 10 cyangwa 20 ngenda nzidepoza aho yambwiye kuzidepoza nkorera ka gafunyango. Ubwo sawo si mu gicucu cyacu ntabwo ngibwumva ubwo nibwo bwa mbere mbuvuze ese njye mbona narabuvuze ngenda nshitura ubu naha nagapandi nagatanye nama episode nakantu gato umunsi umwe kubera uwo mubabaro wose umuntu abagendana nta kundi wagira nubikora kuko ubyishimiye kuko ako gafunyango uragakeneye uko nubwo ari ubusa hari icyo bwakumarira. Ndagakora neza ndakarundarunda nakotsaga nyuma cyangwa nagatekaga nyuma nagakoragamo capati nyuma ndangije akazi ka boss mu gihe arimo akaraba nawe gahita afata igare ajye kunyonga hanyuma nanjye njyane capati. Haza umureke rero w'umwana w'umusore atazi ibyari byo ajya kuri ya meza ntamureba afata ka gapfunyango n'igiti ngo arasunika nyine ngo agakarage kandi atabizi. Noneho rero ugakaragiyeho nta firiho bihita bifata ku meza bigafata ntiwanabikura bisaba ngo ubanze ushyire ifu ahita agisunika atabizi mpindukiye nsanga yagifunyanze cyose yagisiza ameza byafatanye. Naramufashe urumva ibi mvuga niko kuri n'abantu barabizi naramufashe ndamuniga mushyira rwa kajwiga neza ndamuniga ururimi rurasohoka kuko numvaga nari nko kunyica birangiye naraye ijoro none bihwaniyemo naho ndeka ni naramuniga reba byageze ibi ni ibintu byabaye ku buryo kumunkiza ngo bamunkureho. None yasubije amaso inyuma nsanga ikintu twapfaga ni ubusa ariko kubera aho nari nari kumwiyahuraho n'ubundi nari narapfuye byari byararangiye. Reba ibintu byatumye batumaho na record defense kuko namunizahera umwuka barorosa neza nta mikino nkabone n'undi usa nashatse kukugereranyiriza mu gicucu cy'urupfu ko hameze. Bazana record defense ebyiri n'imbunda ngo baze kumfata sinzi uwo ndabuye mba ndagurutse ndasimbutse agapangu mba ndirutse bivuye ku gafunyango kubw'amahirwe y'Imana ngindokore bageze nawe nabacitse hanyuma n'uwarwaye bageze arazanzamuka bati mumpa amazi bamuha amazi arakira. n'ubu ni umuntu w'umugabo turaziranye akarabizi ko nane mwiciye ku gafunyango nari murangije. Ibyo rero iyo ubyibutse uhita umenya aho wari utuye uhita umenya aho wari wicaye ariko ntibyabujije umutima w'imbabazi kuhagera. Imana w'imbabazi umutima w'imbabazi w'Imana ifite ngana no ku musozo kandi ako kari agaciyemo abantu batabagira ngo babonye duhimbaza dusimbuka ntabwo umuntu aba yobe bimusimbutse ubu byibuka ububizi neza. hari imiryango ifasha abakeneye ubufasha ariko kugira ngo bagufashe hari icyo bisaba uba wujuje ariko kubw'umutima w'Imana yacu y'imbabazi na babandi basagutse kubera ko batujuje ibyangombwa kugira ngo usabe umutima w'Imana. Haleluya ishimwe. hari irindi rimaze iminsi riri kumfasha ngo naguteruye ukiri mu nda
unavutse ndanagukikiza. Uriya muri iyi minsi ufite akabebe ubu ndimo hari pozisiyo yo kugafata kandi uko iminsi ishira burya umwana agenda ahindurirwa pozisiyo yo gufatwa yo guterurwa. Uko iminsi ishira umwana agenda ahindurirwa pozisiyo yo guterurwa. Hari igihe umucigatira nk'uruhinja ukwezi kwashira amezi abiri akaba atagishaka gufatwa n'uruhinja ukamuhindura ukajya umufata mu mbavu ukanamusimbiza. Igihe kikagera ukajya unamushyira ku rutugu ukaba yarakunguye nta kibazo ukamukubita rwo kugira ngo atubune umubiri we ukamukubita hano ku rutugu. Si n'ibyo gusa ugashyira mu mugongo ukanasimbiza. Rero ngo si ukudutera tukiri mu nda ahubwo yaranaduteruye tukivuka. Ngo si n'ibyo gusa dushyira no ku rutugu si no kudushyira ku rutugu gusa yaranadusimbiza. Si n'ibyo gusa akubita no mu mugongo agakubitaho n'umutaka. Umutima w'Imana yacu y'imbabazi nicyo cyatumye uva iwanyu muta. Yari imfira. Yabizi ko twahuye barakuye narahombaye uzangurire kwa kahubwo narapfuye nawe kubw'umutima w'Imana yacu y'imbabazi. Wabizi se muri kivuye n'ibyo kivuye muri Imana umuntu ni we kubw'umutima wacu w'imbabazi w'Imana ifite. wabaye umukozi w'umunyonzi atari n'umumotari. asha umunyonzi atari n'umumotari atanampemba amafaranga agafunyango. Mana turagushimye dusengeye n'abadukurikiye kubw'umutima w'imbabazi niwo dutegerejemo ubutabazi bwacu kuko utarobanura ku butoni. Niko umwanditsi yavuze Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Mu mahanga yose abarebera abagufa biza abatarize igicucu cy'ikintu cyose icyo kintu kiba gihari. Igicucu cy'imodoka ni uko haba hari imodoka. Igicucu cy'igiti ni uko haba hari icyo giti. Igicucu cy'ingunguru ni uko hari ingunguru. Igicucu cy'urupfu ruba ruraba ngabicaye Imana yadukuye mu rupfu rwadukabakana ariko kubw'umutima w'Imana yacu. Mana turagushimye turabasengeye natwe turabyizeye. Amen. Ntari bisengeye. Amen. Abadukurikiye tufatiyeho twafatiyeho kubw'umutima umutima wa compassion kubw'umutima w'amarume ntabwo ari kubw'umutima wa medecin sans frontières. Oya ntabwo ari kubw'umutima kubw'umutima w'Imana. Nicyo kizatuma umuseke udutambike nina uzamurika mu mwijima no mu gicucu. icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Barajya hehe ko ijuru ritabaye. Icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa. Imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni. Barajya hehe ko ijuru ritabaye. bose babireba uzashima Imana. Bose babireba uzayiha umuntu. Bose babireba icyubahiro cyane ugiye bakureba. Bose babireba uzashima Imana. Bose babireba uzayiha umuntu. Bose babireba icyubahiro cyane ugiye bakureba.
umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama n'abasenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zikaye bose zinashonje avamo babireba atabago bareba umugabo Daniel baramanze maze bajya inama n'abasenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye bose zirashonje avamo babireba atabago bareba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihima bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihima bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba. Haleluya! Mani hafi icyubahiro. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yarihetse niyo mpamvu tudashira iteka. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yarihetse niyo mpamvu tudashira iteka. Bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihima bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba. Bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihima bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba. Bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihima bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba. Ibintu binaniranye mu bantu ukabyereka amafaranga bikanga uzajya ubiharira Imana iyo usenga irumva izagutabara ndabizi izagutetura mu bantu nubwo uriko urayigiza buri kintu uracyifuza ntabwo uteganya ejo hazaza izagukura kure cyane aho abantu batazi izakugeza kure cyane ndabizi nitwariho niryo zina rye kuba turiho n'ubushake bwe kandi dutuye no mu biganza bye azi gukunda koko agira urukundo burya atanga keya atanga keya bamanitse ibyapa banditse ku byapa ngo toka wewe kazameno twende hatuwezi kurudi nyuma emalenga tewa ichitu ahogera zesi chabigambo watasema watachuka
nanjye kuba turiho n'ubushake tuye no mu biganza bye azi gukunda koko agira urukundo burya atanga keya 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 atanga keya 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 bakirebe bamwaye babone kuwiteka y'ubugutabaye bashashe amakoma yo kubyiniraho ku munsi uzagira w'amakuba bagafata umudamu bandike gazeti ndakurahiye ntaribarenza akabarwa nitwa biro niryo zina rye naho baturiho ushaje we no mu biganza bye azi gukunda koko agira urukundo burya atanga keya 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 atanga keya 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 azi gukunda koko agira urukundo burya atanga keya 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 ariko siko byose bitugirira umumaro haryahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu ariko siko byose bitugirira umumaro haryahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira
tutagira aho biratubenge bwabo yawe niyogere n'iyabana b'abantu yarogere ingoma 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 yawe niyogere n'iyabana b'abantu yarogere Shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakuva umuntu Shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu ingoma yawe niyogere n'iyabana b'abantu yarogere 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 ingoma